nagiye kubona rero kubona ubutumwa bukomeye cyane Imana yanyeretse bw'abapasiteri ndahera ku idini rya ADEPR nsengeramo Anglikani n'aya madini y'inzaduka ngo na amacaci. Nagiye kujya mu yerekwa nagiye kubona ngo mbona ngo wa pasiteri ngo bagiye barakira amafaranga y'amafaranga y'amafaranga atari amafaranga nyene na amafaranga arimo imyuka mibi cyane. Ubwo nagiye kubona nkabona insengero nyinshi cyane ziri kwikubitamo ibintu bijyanye n'ibisiga. Imana irambwiraga abapasiteri ngo baranduye bakorana n'izindi mbaraga bakorana n'imyuka mibi, ariyo mpamvu muri kubona ibintu byose biri kuza bitoroshe. Niko Imana yambwiye, ariyo mpamvu Imana yamanukanye uburakari budasanzwe. Kubona benshi bari kwitotomba, mbona benshi bari kuvuga iki gihugu nabi cy'u Rwanda, mbona benshi banagisohotsemo baragiye. Imana irambwira ngo izi nzoga muri kubona baciye nukubera yuko izi nzoga mwari mwarazigize nk'ibigirwamana, mwari mwarazishingikirijeho. Aho umugabo yatahanaga icuma yasanga umugore yatetse ibirayi n'ibishimbo, umugabo yapfundura isorori, ugasanga umugabo afashe cacuma ashaka ko kimubirindurira mu Imana yambwiye ngo ibi bintu ni Imana yabikoze, ntabwo ari iki gihugu cy'u Rwanda cabikoze. Ni Imana yashatse guca akajagari n'ububayi babona ububandi n'ubujura. Imana yambwiye ngo ahuko mwaturi baremera ikindi gishasha, ibaremera cyo gukora gifatika. Yambwiye ngo mwature musenge, muve mu magambo. Nutoreka igihugu si urageraho niho uzagwa neza, ntabwo bizakugwa neza. Ahuko mushakisha indi mirimo, mushakisha izindi mirimo mukora, Imana izabibaheramo umugisha. Ngira gusambagurika, reka mbabwire aba babyeyi bamwe bari baratangiye gutagaciro ibi bintu. Ni Imana yabikoze, ni Imana yabikoze, ntabwo byakozwe n'umwana w'umuntu. Imana yambwiye ngo mwature musenge mukizwe, kuko ni mudakizwa. Reka mbabwire, mwari mumaze kugira amazu meza, mwari mumaze kugira za kadesiteri, mwari mumaze kugira ama etaje. Imana yazanye uburakari budasanzwe. Yambwiye ngumva ni mutihana, mwebwe mwari mufite amazu hirya no hino. Imana yambwiye ngo igiye kubakenyuruza. Yambwiye ngo ico musabwa no gusenga, mukayegera mukayiba hafi. Ntabwo mwari mugisenga, bese ibintu byari byarabagize imbata. Gusenga sindakuramo izihe nyungu, ahubwo najya kwirebera umwana runaka ahaze ngo hari abakobwa bafite amabuno. Kambabwire, Imana yambwiye ngo iraje. Nukuri Imana igiye kubiyereka yuko ari Imana. Igiye kubiyereka mugiye kubona Imana nyayo. Indi abanyamakuru mufite bo mu Rwanda, ingeso mufite ingeso, mufite ishari genda kubica. Ni gute mubona umuntu yakoresheje ikintu yamara kugikoresha ari ciza, mwaragiza mukabona kumwataka ko mutari mwaramwatatse ico kintu atari yagikoresha. Imana yambwiye ngo nimutareke ishari mbisubiremo. Imana yambwiye ngo ije kubiyereka, kandi ibi bintu bivugaga ntari guseka. Bamwana bavuga ngo nje sindi umugome, ndi umwana w'Imana, nkunda gusenga, ndabasengera. Kuko hari impamvu Imana yazanye zino mbuga, kwari kugira ngo tujye turatambutsa ubutumwa bwiza. Kuko hari ahantu tutakwicara, ari umushobora guhamagara nk'uko bivuze abo bafite abasabu miliyoni, hari gushobora kumubwira ngo ufite message, ufite ibintu byo kubwira umuntu, ufite ibintu byo kubwira abantu, byo gusangiza abantu, ntabe yakwemera ataguciye amafaranga. Imana yambwiye reka mbabwire n'ukuri kw'Imana, hari ibyo Imana igiye gusobanura, muri kuturebera mu isura y'ubukene, mu isura reka mbabwire Imana igiye kuza. Yemwe namwe mugendaga muri gukora inkuru z'ibiki muri gusabira abantu ubufasha bukaza ari bwinshi, mwarangiza hari ibinyabukuru bibiri nabonye. Imana igiye kwandagaza, Imana igiye gushira ku karubanda. Byarazamutse byaratumbagiye, ariko Imana igiye kubashira ku karubanda kubera yuko
kubera yuko mwagiye murajya ibyo mutagenewe. Namwe mw'abanyamahanga mwe mwajyaga muratanga imfashanyo zo gusura abarwayi no gusura abantu bari muri gereza. Imana yambwiye ngo iri kubagaya, ntabwo mugisura abarwayi, ntabwo mugifasha abantu ngo bajye gufasha abarwayi. Ejo bundi mberutse kujya mu bitaro, mbona umuntu uragije imyaka 8 mu bitaro hari mu Ruhengeri arimo. Naramubaje ngo mbese umaze igihe kingana iki muri ibi bitaro? Arambwira ngo maze imyaka 8. Ari gushaka n'uburyo yatoroka ngo yabuze ubwisho. Reka mbabwire, nimushake mukizwa ku gato no ku kanini, kubera yuko Imana ije kugendana n'abantu bari mu murongo wayo, ije kugendana n'abantu bari gukorera mu muhamagaro. Ntabwo Imana izagendana nawe nta muhamagaro ufite. Wambaye ikositimu y'ubupasitori ariko nta bupasitori ufite, Imana yaraguciye. Mu rusengero rwawe uri mushumba harimo abapfakazi basembeje, ntabwo ushaka kubafasha. Imana igiye kuza kubaranwa nawe. Imana igiye kuza kandi iza ntabwo izaceceka murakoze. Ariko reka mbabwire, izo canu zanyu Imana yambwengije kuzigeramo kubera yuko mwari ibitaribwa, mwari imfubyi, murya abapfakazi, murya abakene, murya batagira shinge na rugero. Imana irababaye, ibyo bintu yabimbwiye babaye. Imana ikimara kunyereka buriya butumwa natambukije bwo mu nsengero, anaribwo nagiye kubona kuva nabo sine nabona umuhanuzi inuma imanutsira ntana nabo hari umuhanuzi inuma imanutse ikaza kamwe kubita ku rutugu atageze atari nko mu mwuka. Ariko nkiba ubwo butumwa nani cyane uko nagize n'ubwo bamukozi w'Imana, nagiye kubona mbona inuma insimbukiye hano irongerera guruka. Ibyo bintu nabyibajijeho cyane, navuze ngo ndabikubaza uransobanura. Nari ndi ahantu umushama ndi kwisengera nkuko usanze ndi gusenga. Cyambere nuko inuma ni umwuka wera. Ubwo rero umwuka wera aba yagusuye nyine. Ubwo rero mwabantu mwe nimushake mwitonde. Ibi bintu ndi kubabwira, nimushake mwitonde, musenge, murya. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko waturinze uturindira mu murimo wawe. Mwami ukiri mu isi, waravuze ngo ukwiriye gukora imirimo y'uwagutumye hakiri ku manywa, ngo butarira, kuko bumaze kwira ni igihe umuntu aba atakibasha gukora. Ibi tubikora kubera yuko butarira, ariko nibumara kwira ntabwo nzatera kamera ngo dukore ibiganiro, ntabwo hazaboneka umutumirwa wo kuvuga ngo fite ubutumwa Imana yampaye ngo abutambutse, kuko igihe cy'ijoro kizaba cyaje. Niyo mpamvu rero tugusabye imbaraga hakiri ku manywa zo gukora umurimo wawe. Jambo ryawe riratubwira ngo dukore mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Erega hari ibyo dukora no mu gihe kidakwiriye, tukemera bikatuvuna, tukemera bikatugora, ariko kuko tuzi yuko hari ingororano z'abihanganye, udushyigikire Mana. Uyu mwanya duteye kamera ni nkaho duhagaze kuri mimbara cyangwa ku gatuti tugiye kubwiriza iteraniro. Kuko iteraniro rizadukurikira ni iry'abantu benshi. Nyemerera Mwami, hari abazindutse bihana Mana, ni ukuri kandi kubw'ubutumwa dutambutse Mana, abo nabo bakomereze mu gakiza. Hari n'abandi bazihanishwa n'ibigiye kuvugwa muri iki kiganiro. Ndasenze kugira ngo Mwami abihana bihanire kureka, kandi Mwami Imana babe abaragwa b'ubugingo buhoraho, kugira ngo no ku munsi w'amateka, umunsi w'imeruka, umunsi uzarangiza byose, hakumvikana ijambo rivuga ngo uwanduye nagumye yandure, n'uwera gumye Yezu. Tuzabone za ngorano z'abahinduriye benshi ku bukiranutsi. Mana, ndagusabye kugira ngo ubane n'umuja wawe, ubane nanjye, kandi wiyubahishe muri iki kiganiro. Mana Nyiringabo,
ndasenze kugira ngo abazadukurikira bazagira umugisha kubw'amagambo yose ava mu kanwa kacu. Urakoze nyakubahwa Imana ko wumvishe gusenga kwanjye kandi byose ukari bubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Tumaze gusenga hano imbere turi kumwe n'umuntu w'Imana, benshi muramuzi ariko ntago ari mwese, ariko twebwe twamaze gukingura imiryango. Murakoze cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe kandi umugisha Imana itanga ubasasekazeho mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Muhawenimana Claudine, wa mukobwa w'ishyamba ukunda kubasengera Imana. Ntago amazina yanjye ajya ahinduka. Murakoze cyane. Yego, ashuhuje abakunzi b'amakuru y'Ijuru TV, asuhuza n'inshuti ze mu magambo make, ati ni wa mukobwa w'ishyamba wikundira gusenga, ati ntabwo amazina ye rwose ajya ahinduka, ati ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Izi ntashyo rero zibagereho mu izina rya Yesu. Bityo rero tuguhaye ikaze hano ku makuru y'Ijuru TV. Umaze iminsi uri gusenga, ubundi buriya hari icyo ugiye kutubwira, ni karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane kubera yuko impamvu mvuze ngo amazina yanjye ntago ajya ahinduka, abantu benshi muri no minsi Imana iri kuba yabahinduriye amateka, ugasanga yahinduye irindi zina. Kandi mu by'ukuri mu cyaro yitwaga Claude, ageze mu mujyi ahinduye irindi zina. Oya, njyewe ntabwo ari uko umuhamagaro mfite, ntabwo ari uwo guhindura izina. Amazina yanjye nayo ngayo. Muhawenimana Claudine. Ngayo Muhawenimana Claudine, ntabwo naza kwicara muri rishamba, ntabwo naza kwicara kuri iki giti muri kureba impande zanjye. Ndafite ibintu nzanye. Mutumva ndi kuvuga gake gutya. Maze iminsi mu masengesho, niyo mpamvu ijwi ryanjye ni ritoya cyane, ariko ntabwo riratuma ntavuga ibyo Imana yagize ute yanshize ku mutima. Abantu bagira amagambo, Imana ikagira ijambo, ayiwe nta kinanira Imana. Abantu bagira amagambo, Imana ikagira ijambo, ayiwe nta kinanira Imana. Wowe Imana ishimwe cyane. Nagiye kubona ubutumwa bukomeye cyane Imana yanyeretse bw'abapasiteri. Ndahera ku idini rya ADEPR nsengeramo, Anglikani, n'aya madini y'inzaduka ngo ni amacaci. Nagiye kujya mu yerekwa, nagiye kubona ngo mbona ngo abo bapasiteri ngo bagiye barakira amafaranga y'amafaranga atari amafaranga nyine, amafaranga arimo imyuka mibi cyane. Ubwo nagiye kubona nkabona insengero nyinshi cyane ziri kwikubitamo ibintu bijyanye n'ibisiga. Imana irambwiraga abapasiteri ngo baranduye, bakorana n'izindi mbaraga, bakorana n'imyuka mibi. Ariyo mpamvu muri kubona ibintu byose biri kuza bitoroshe. Niko Imana yambwiye. Ariyo mpamvu Imana yamanukanye uburakari budasanzwe. Yambwiye ngo mbabwire ngo ibushize natambukije ubutumwa mbere iki kirago. Imana yambwiye ngo mushinga amavi. Dore amavi ganyu gatangiye kuba inzobe kubera ko mutagipfukama ngo musenge. Mwagiye muri aka mafaranga gaturutse ngo iryo jambo riri mu kantu k'agafaransa kubera ko twebwe tutize. Hari amafaranga ngo arahantu bashaka kwakira ubutunzi. Hari ahantu bashaka kwakira ubutunzi, bakajya kugura n'izindi mbaraga muri ibyo bihugu, bakagenda bakambuka bakajya kugura izindi mbaraga, barangiza bakazizana muri aya matorero. Ariyo mpamvu uri gusanga nta munyamasengesho muzima ugihari, nta mupasiteri muzima ugihari. Imana yambwiye ngo ukimara kumva iyi message ntambukije, ukimara kuyumva uhite watura wihana usenge,
usenga. Ariyo mpamvu uri gusanga nta muntu n'umwe uceguka ngo ubone nk'umupasiteri aragusengeye wumve nk'umutima wawe urabohotse. Kubera iki? Kubera izindi mbaraga mugendaga muragura nayo amaturo mwagiye murashikira bavanye muri zo mbaraga zitameze neza. Ibaze kugira ngo urusengero ruteraniragamo abantu ubona urusengero rwuzuyemo ibigona. Nose mu yandi magambo abantu badukurikiye baza ubwenge. Mu yandi magambo ikigona ni cyiza? Ntabwo ikigona ari cyiza. Imana yambwiye ngo mukizwe musenge kuko nimudakizwa do ifite uburakari budasanzwe dore ngiki kibanda. Niko yambwiye. Irongera irambwira ngo mbwire umunyamakuru, hari umunyamakuru witwa Irene Murindahabi aherutse gukora ubukwe. Imana yambwiye ngo mubwire ngasenge kuko nagiye kubona mbona abanyamakuru bagenzi be baramuhagurukiye baramwatatse. Nagiye kubona mbona Irene aratatswe n'urugo rwe mbona bararusenya. Bashaka kugusenyera urugo nkuko basenye urugo rwa Vitali. Vitali mvuga ni wari ufite cyane yitwa Impemburo TV. Irene nshuti yanjye umbabarira upfukamusenge. Uwo mugore nubwo wamusanye ntabwo abantu bishimye. Nagiye kubona mbona baraguhagurukiye ari benshi. Imana irambwira ngo ibi bintu bitambutse bitangaze. Imana irambwira ngo usenge cyane kuko wahagurukiwe cyane. Bashaka kugusenyera urugo ntago bashaka ko wubaka. Imana yambwiye ngo usenge rero. Bashaka kugusenyera urugo nkuko basenye urugo rwa Vitali. Imana yambwiye ngo usenge ufata amasengesho nimbuzi no kwiriza wiriza. Ubukwe bwawe bwajemo abantu benshi pe, ariko usenge uko baje bose uko bari babwishimiye. Imana yambwiye ngo usenge wongeze ibihe byo gusenga kuko nudasenga urugo rwawe bararusenya. Ibi bintu ndi kubivuga ndi mu butayu nabibonye ndi gusenga. Niko Imana yambwiye. Uratangira kubabona bagiye kujya baritereka ariho bari kuvuga. Murakoze cyane. Imana y'amahoro nibahe umugisha kubwo kumvira umwuka wera w'Imana. N'ubundi mukabasha kuvuga icyo Imana yabahaye kuvuga. Mbese hari ubutumwa mutugejejeho muravuga ngo itorero rya ADPR, itorero rya Anglikani ni hariya kwa Antoine Rutayisire cyane. Mu by'ukuri hari ibyo abantu batarakamenya cyangwa se abantu bibaza. Iyo urebye ubona muri iyi minsi abantu bagenda bagira intege nkeya kandi bahora mu rusengero. Gasanga umuntu yitwa yuko ari umukozi w'Imana ariko ugasanga rwose nta kabaraga namba yigirira mu buryo bw'umwuka. Ubwo bishatse kuvuga yuko ari imbaraga n'ubundi zingurano zagiye zinjirira bamwe mu bantu b'Imana mbese cyane. Noneho nagiye kubona mbona aba bantu bari bafite ubu bucuruzi bukomeye cyane. Nagiye kubona mbona benshi bari kwitotomba, mbona benshi bari kuvuga iki gihugu nabi cy'u Rwanda, mbona benshi banagisohotsemo baragiye. Imana irambwira ngo izi nzoga muri kubona baciye nukubera yuko izi nzoga mwari mwarazigize nk'ibigirwamana, mwari mwarazishingikirijeho. Aho umugabo yatahanaga icuma yasanga umugore yatetse ibirayi n'ibishimbo, umugabo yapfundura isorori, ugasanga umugabo afashe cacuma ashaka ko kimubirindurira mu Imana yambwiye ngo ibi bintu ni Imana yabikoze, ntabwo ari iki gihugu cy'u Rwanda cabikoze. Ni Imana yashatse guca akajagari n'ububayi babona ububandi n'ubujura. Imana yambwiye ngo ahuko mwaturi baremera ikindi gishasha, ibaremera cyo gukora gifatika. Yambwiye ngo mwature musenge.
muve mu magambo. Nutoreka igihugu si urageraho niho uzagwa neza, ntabwo bizakugwa neza. Ahubwo mushakisha indi mirimo, mushakisha izindi mirimo mukora, Imana izabibaheramo umugisha. Arega isaha izi ngizi ushobora kunkubita urushoro rw'ibihumbi 100, nkagenda nkarangura nk'imifuka 2 y'ibigori kayicara. Imana yarangiza ikanshyiriramo umugisha, nkabona abantu bo kubirya. Ntabwo si babirya nkazamuka nkagera kuri botiki izamutse? Oya, Imana yambwiye ngo ibintu byakozwe n'Imana ntabwo byakozwe n'umwana w'umuntu. Nakajagari ukabona umuntu n'umukecuru afite imisatsi 2 ndi kuvuga ni imvi, umukara n'umweru. Yarangiza yiteretse icupa, ari kunywa n'umuheha, ari kunywa icuma. Camara kumutatamura mu mara zimaze kuba manyinshi bumara, ejo akaba mujanyara mu ruhengero mu bitaro bikuru, atangira gusambagurika. Reka mbabwire, aba babyeyi bamwe bari baratangiye guta agaciro. Ibi bintu ni Imana yabikoze, ntabwo byakozwe n'umwana w'umuntu. Imana yambwiye ngo mwature musenge mukizwe, kuko ni mudakizwa. Reka mbabwire, mwari mumaze kugira amazu meza, mwari mumaze kugira za kadesiteri, mwari mumaze kugira ama etaje. Imana yazanye uburakari budasanzwe, yambwiye ngumva nimutihana. Mwebwe mwari mufite amazu hirya no hino. Imana yambwiye ngo igiye kubakenyuruza. Yambwiye ngo ico musabwa ni ugusenga, mukayegera mukayiba hafi. Ntabwo mwari mugisenga, mbese ibintu byari byarabagize imbata. Gusenga sindakuramo izihe nyungu, ahubwo najya kwirebera umwana runaka ahaze ngo hari abakobwa bafite amabuno. Reka mbabwire, Imana yambwiye ngo iraje. Ni ukuri Imana igiye kubiyereka yuko ari Imana. Igiye kubiyereka mugiye kubona Imana nyayo. Murakoze cyane. Hariho igihe mu minsi yashije wagiye utambutsa ubutumwa. Muri kwa gutambutsa ubutumwa ukibasira cyane abayobozi b'itorero, ariko kuri izi mbuga nkoranyambaga nahoze ndeba umugore uri gutanga ikirego avuga ngo umupasiteri yamuteye inda, none ari kwirengagiza umwana babyaranye. Nibwira yuko mu by'ukuri hari ibintu abantu bagira ngo ni komedi, ariko iriya ntabwo ari komedi, kuko ari amakuru rwose n'ay'ukuri. Icyambere, ntabwo ushobora kugenda ngo ujye kwitangaza amakuru uhimba ikintu cy'ikinyoma kimeze kuriya. Muri ibinyoma biragaragara, n'ibitari ibinyoma bikagaragara cyane. Ariko ni ukuri, ikintu nabwira abaduteza amatwi, icyo Imana ibashakaho ni mu mesere kamwe. Kuba witwa umupasiteri ukitwa umuhanuzi, abana mu gasozi ari urujya n'uruza, ukagenda ugafata Bibiliya ukajya ku ruhimbi ukabwiriza, ugatanga igaburo ryera, Yesu, ugasezeranya. Mu by'ukuri uhagaze mu kigwi cya Kristo, ibyo ni ibintu, ni ibizira mu maso ye. Mu by'ukuri wumva umutima wawe umeze ute? Wumva umutima wawe nta bwoba ugira? Kubera iki wubahuka ibintu bimeze bityo? Kubera iki wubahuka Imana ukarenza umurongo? Ni ukuri abantu bagarukire hafi. Muri iyi minsi dufite ibinyamakuru byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko uri ibinyamakuru biri kubwira abantu ngo nibihane. Sinzi niba wanabibona muri iki gihe cya none. Ibintu bigezweho ni inkuru, umuntu agatangira akazana inkuru ya runaka bakayivugaho, kandi wareba abo birirwa muri izo nkuru ni baba bavuga butumwa twari tuzi, ni baba pasiteri twari tuzi,
ukibaza ngo mbese umurimo mwahamagariwe wararangiye, none mwahinduriwe umurimo. Icyo nacyo ni ikibazo. Narababwiye ngo mu kiganiro cyacu tuba tubonye umwanya wo kuvuga ubutumwa, kandi muri uyu mwanya twese nubwo mutandeba kuri kamera, ariko ijwi ryanjye muraruryumva, ndetse n'abantu benshi muranze, ariko turabwira aba bantu ngo Imana irabagaya uyu munsi wa none. Iyo irebye ibyo murimo irabagaya, nubwo muri gushaka amafaranga mukayahigira hasi kubura hejuru. Ni ukuri, ndababwiza ukuri, mumenye neza yuko ayo mafaranga muzayabika, ariko muyashyire mu magozi itobotse. Ejo muzajya mutangazwa no kubona abantu mwari muzi ngo barakomeye barabaye abakene, babandi bo hasi, babandi muzi. Jo bundi nagiye mwiyerekwa mbona hari nijoro, ngiye kubona mbona ijambo riraje, riraza ryanditse ngo YouTube, ariko ngiye kubona mbona imbere ya YouTube hari akabazo. Nibaza ibyo bintu, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo kari akabazo ubona ni ikibazo Imana ifite ku bantu bitwaga abakozi b'Imana, bavugaga ubutumwa, ikabaha ibinyamakuru cyangwa se amacano bakoreraho ivugabutumwa. Uyu munsi bakaba barinjiye mu bindi ivugabutumwa bakarireka. Ngiye kumva numva iryo jwi rirambwiye ngo genda ujye kuri kamera utangariza abantu, babwire ngo haje umukwabo uteye ubwoba. Niba uzi yuko cano yawe ntacyo Imana yavuganye nawe, cyangwa ntacyo Imana iri kuvugana nawe none. Nabonye amacano afite abasabu bari muri miliyoni, nukuri asibangana, mbona birarangiye. Mbona bene yo bari kurira, kuko bari bazi yuko bidashoboka. Nk'umuntu ufite abasubscribe 1000, umuntu ufite nari mvuze ngo 1000 miliyoni, nk'umuntu ufite abasubscribe miliyoni, uwo nguwo abazi yuko yafatishije. Umuntu ufite abasabu 500 abazi ko yafatishije, yewe n'ibihumbi 100 aba yarageze mu rundi rwego. Ariko ubundi tubihanura mudupinga, ariko bigasohora mureba n'amaso yanyu. Noneho n'ikindi abanyamakuru mufite mu Rwanda, ingeso mufite ingeso, mufite ishari genda kubica. Ni gute mubona umuntu yakoresheje ikintu yamara kugikoresha ari ciza, mwaragiza mukabona kumwataka ko mutari mwaramwatatse ico kintu atari yagikoresha. Imana yambwiye ngo nimutareka ishari mbisubiremo. Imana yambwiye ngije kubiyereka, kandi ibi bintu bivugaga ntari guseka. Mwana bavuga ngo nje sindi umugome, ndi umwana w'Imana, nkunda gusenga, ndabasengera, kuko hari impamvu Imana yazanye zino mbuga, kwari ukugira ngo tujye turatambutsa ubutumwa bwiza, kuko hari ahantu tutakwicara. Ari umushobora guhamagara nk'uko bivuze ngo bafite abasabu miliyoni, ari gushobora kumubwira ngo ufite message, ufite ibintu byo kubwira umuntu, ufite ibintu byo kubwira abantu, byo gusangiza abantu, ntaba yakwemera atagucisha amafaranga. Imana yambwiye reka mbabwire n'ukuri kw'Imana, yambwiye ngo mwihane, ishari rivamo kuroga, ishari rivamo kugambana. Ishari rivamo kugambana. Ariyo mpamvu natangije irakorasi ngo abantu bagira amagambo, Imana ikagira ijambo. Ayiwe nakinanira Imana. Hari gihe batubona twicaye kuri cano zitagira abasabo, bakagira ngo niko ntago ariko bizahora. Mufite amagambo none hari Imana igiye kugira ijambo ku buzima bwacu. Hari ibyo Imana igiye gusobanura, hari ibyo igiye gusobanura. Muri kuturebera mu isura y'ubukene, mu isura reka mbabwire Imana igiye kuza. Yemwe namwe mugendaga muri gukora inkuru z'ibiki muri gusabira abantu ubufasha bukaza ari bwinshi, mwarangiza hari ibinyamakuru bibiri nabonye
Imana igiye kwandagaza, Imana igiye gushira ku karubanda. Byarazamutse byaratumbagiye, ariko Imana igiye kubashira ku karubanda kubera yuko mwagiye murajya ibyo mutagenewe. Namwe mw'abanyamahanga mwe mwajyaga muratanga imfashanyo zo gusura abarwayi no gusura abantu bari muri gereza. Imana yambwenga iri kubagaya, ntabwo mugisura abarwayi, ntabwo mugifasha abantu ngo bajye gufasha abarwayi. Ejo bundi mperutse kujya mu bitaro, mbona umuntu uragije imyaka 8 mu bitaro hari mu Ruhengera rimwe. Naramubaje ngo mbese umaze igihe kingana iki muri ibi bitaro? Arambwira ngo mazemo imyaka 8. Ari gushaka n'uburyo yatoroka ngo yabuze ubwisho. Reka mbabwire, nimushake mukizwa ku gato no ku kanini, kubera yuko Imana ije kugendana n'abantu bari mu murongo wayo, ije kugendana n'abantu bari gukorera mu muhamagaro. Ntabwo Imana izagendana nawe nta muhamagaro ufite. Wambaye ikositimu y'ubupasitori ariko nta bupasitori ufite, Imana yaraguciye. Mu rusengero rwawe uri mushumba harimo abapfakazi basembeje, ntabwo ushaka kubafasha. Imana igiye kuza kubaranwa nawe. Imana igiye kuza kandi iza ntabwo izaceceka. Murakoze cyane. Uravuze uti hari abantu Imana yagiriye neza bajyaga bafasha abarwayi ariko buno barabyirengagiza. Ariko muri iyi minsi iyo uganiriye n'abo bantu barakubwira bati, wenda n'urugero niba bari mu bihugu by'amahanga, barakubwira bati abanyarwanda uyu munsi wa none nta cyizere, twabakuyeho icyizere. Ubu buno tuvugana, kubona umuntu ushobora kubwira uti fata aya mafaranga uzayamperera runaka, urukumva, yarangiza ya mafaranga akayamugezaho. Abo bantu usanga ari 1%. Tureke n'ibyo, niba uyu munsi wa none ushobora kuguriza mugenzi wawe inoti ya 5, wamara kuyimuguriza ugasigara uvuga utubundi yewe aya ngayo, ubwo nubwo nyamuhaye bimeze nkaho nyajugunye, ndamwihereye. Kuko buno kuguriza umuntu ni wenda ni ukuvuga ngo niba ugurije mugenzi wa amafaranga, ubwo ni kwa kundi uvuga uti ubundi ndayamuhaye, kuko buno ntawe ukiguzwa ngo yishyure. Abantu buno bataye ubunyangamugayo, abantu buno mbese babaye babi ku rwego utakumva. Uriya muntu ubwo we ntitwamugarukira dushingiye ku bwenge Imana yahaye abantu. Niba kandi aba bantu bo hanze bagiye bahemukirwa na benshi, bagiye bagenda bakaka inkunga, abantu bakabaka inkunga, barangiza. Mana yanjye, ikiganiro twakoze ejo bundi waravuze tubungubu mpangayitse ku bwa mituweli rwose pe, ati dushimira Imana muri iyi minsi ko ifite abantu. Muri iki gitondo mbonye umuntu ambwira ati rwose umva, uwo mukobwa nshaka yuko ngiye mvugisha ukuri n'imbere ya kamera, nshaka yuko umushakira mituweli, umutangira mituweli, aya mafaranga ya mituweli uyamuha akagenda akishyura mituweli. Yibereye muri Amerika. Yewe muntu w'Imana, ngaya nyabariye n'imbere ya kamera. Ni 7, ni 9, ni 11, ni 13, ni 15, ni 17, ni 18, ni 19, ni 20, 21, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, n'8, n'9, 30. Ntuzongere kuvuga ijambo rya mituweli. Mana dore ngaya rwose. Mana musabiye umugisha ndi kuri kamera, ndi ku makuru y'Ijuru TV. Imana iguha umugisha, isubizaho uko kandi kwagurira imbago nuko yazaguriye ya besi. Urakoze cyane. Mituweli mva ndahita nca hano njye kuyishyura hara ku irembo, ndatekereza ko birakunda.
nubwo ntarangamuntu nagendanye ndahamagara bambwirire nomero, si nomero bakoreshaga zirangamuntu, nimero y'irangamuntu nta kindi. no kuri Imana imuha umugisha cyane yakoze uko nguko uko ibintu byagakwiriye kugenda ku rwego umuntu abinyangamugayo, ku buryo niba umuntu aguhaye ubutumwa ubugeza kuri nyirabwo. None rero kubera yuko aba bantu bo hanze nk'uko yagiye avuga ati tangira uriya muntu mituweli, nkagenda nkayanyuza, iyo nayaguha se ari ibyo wari uzi rwose. Ariko se ubundi nuko nje narababwiye ubundi ntabwo kubera yuko iminsi ngendanye nawe Imana irakuzi kandi uri umukozi w'Imana, dusenganye igihe kirekire no mu Buganda tujyana ku musozi gusenga, ahantu hose turaje gusengera, rimwe na rimwe turajyana. Ntabwo Imana barya bayijije, nubwo abantu batwitiranya, ntabwo waje kwitiranya Imana iri mu muntu. Ubwo se nka guca uyanimanganyije wagera mu rusengero ukabona umuhanuzi azunguje ibikoti guca 30 y'abandi wari wagize ngo wabura umuntu w'Imana uvugana n'Imana ukajya amafaranga y'ubuntu usanga bigashoboka. Nyine ibi bituruka ku bantu, ku bugwe bw'abantu cyane. Aba bantu baraguye bagera ku rwego n'Imana yabaye nkaho ibateye umugongo. Ariko ndakubwiza ukuri, umuntu urimo umwuka w'Imana ntabwo warya iby'abandi ngo bikugwa amahoro. None se ubu tuvugana, niba bari abantu nakoreye kiriya kiganiro cy'ubuvugizi, niba umupadiri yararebye akavuga ati iki kiganiro ndagikurikiye ndakireba ndarira, akavuga ati rwose nyeneye yuko aba bantu n'ubundi bagira icyo babona, akayohereza rwose ku neza nta burimanganya. Mu by'ukuri mwa bantu b'Imana, Shanara yabonye ndi umugabo kubihamya, twari turi ahantu mu butayu, message wayibonye ako kanya narayabonye. Nzi yuko wa mugani banayo n'uwo mupadiri amamagara twari turi kumwe, mamagara n'uwo nyiri kuyahabwa, ngira ngo namuhamagaye wumva ingope wahise duhura cyane, amafaranga yahita yabikuza, arayabikura 310 na bingahe na 10 na bingahe hari bitatu. None se mu by'ukuri aba tuvuga ngo barakize bagenda muri vewiti, sibo barya n'ibihumbi 5 bya runaka by'umukene, sibo barya n'ibihumbi 10 by'umukene. Umuntu akavuga ati umuntu umumera ibihumbi 15 kandi aba muri etage ariko akabirya, kandi uriya arakodesheje. Nukuri mwa bantu b'Imana, ibi bintu Imana iri kubigaya abantu benshi, ari niyo mpamvu icyo Imana yabahamagariye gukora ntabwo ari cyo muri gukora. Niyo mpamvu Imana igiye kwibasira amacano menshi gagafungwa, kandi muzabirebesha amaso muvuge ngo uzajya umva, uzajya ugira ngo ujye gusura cano yawe uyishaka uyibure. Ariko so ubone ndi gutinyike, nukuri dore ikiganza ndanapfukamye hano mu butayu, Imana yanyereka abanyamakuru babiri, ikamba vuge mpfukamye n'ukuri, yanyeretse abanyamakuru babiri ndi gusenga Imana, inyereka abanyamakuru babiri, inyereka cyane igitwa Urugendo TV, inyereka na Zaburiki. Dore ngizi zigaza, dore ko abantu bavuga ngo umuntu bari kugenda ku bantu, oya ha muntu ndi kugendaho, canu ni yawe si yanjye, ngiye ubuzima bwanjye mburangiriza hano mu butayu, mba ndi kwisengera Imana, ndi gusengera abantu b'Imana. Ariko reka mbabwire, izo canu zanyu Imana yambwengije kuzigeramo kubera yuko mwari ibitaribwa, mwari imfubyi, murya abapfakazi, murya abakene, murya abatagira shinge na rugero. Imana irababaye, ibyo bintu yabimbwiye babaye. Imana ikimara kunyereka buriya butumwa natambukije bwo mu nsengero, anaribwo nagiye kubona kuva nabo sine nabona umuhanuzi inuma imanutsira cyane, nabo hari umuhanuzi inuma imanutse ikazi kamwe kubita ku rutugu atageze, atari nko mu mwuka. Ariko nkiba ubwo butumwa nani nica ahantu uko nagize n'ubwo bamukozi w'Imana, nagiye kubona mbona inuma insimbukiye hano irongera iraguruka.
ibyo bintu nabyibajijeho cyane navuze ngo ndabikubaza uransobanurira nari ndi ahantu umushama ndi kwisengera nkuko usanze ndi gusenga cya mbere nuko inuma ni umwuka wera ubwo rero umwuka wera aba yagusuye nyine ubwo rero mwabantu mwe nimushake mwitonde ibi bintu ndi kubabwira nimushake mwitonde musenge murya akagabuye murya iby'Imana ibahaye iby'Imana itabahaye mubireke musengera mukuri no mu mwuka bamwe na bamwe ikintu kibabaje umuntu ari kukubona weho Vedaste akabona umeze neza akajya kugurira umuntu runaka ngasa gusebya kuri isi nkoranyambaga cyo nibyo byibereyeho ahubwo ari inkuru za kujya gusebanya bari kubesha uyu mwanya wa mugani hari ibintu bimaze kurenga umurongo mushake musenge mushake ibyo kwipfubika kubera yuko imbeho ibaye nyinshi kandi imbeho sinzi impamvu Imana iri gukomeza kumbwira ngo mbwira abantu ntangariza abantu imbeho ibaye myinshi abantu musenge mufata ibihe by'amasengesho mwambara imbaraga z'umwuka musenge mukizwa ku gatondo ku kanini kuko nimudakizwa Imana iraje cyokoze igihe ndi gushimira Imana iri mu gihugu cyo mwijuru nuko abayibaza ngo hari abantu bakugezaho amagambo ariko Imana igiye kugira ijambo ku buzima bwawe amen kandi ibintu ndi kukubwira nta sezerano ry'urupfu mfite nona ntaryo ibintu ndi kukubwira bizasohora ajambo Imana ivuga ngo rihere Imana nimba yarakubwiye ngo izaguha imodoka izayiguha kuko Imana ifite imodoka nyinshi cyange bikunda mu magaraje Imana ifite amagaraje menshi harimo amamodoka menshi Imana ifite imodoka niba yakubwiye ngo izaguha aho gutura uzava mu ubukode uzabuvamo wirambirwa senga fata ibihe byo gusenga ndi gushima Imana iri mu gihugu cyo mwijuru maze iminsi ndi gusengera umubyeyi ari muri Amerika yararangije umwaka atarya atunzwe n'icayi ca mukaro n'irindazi ubu tuvugana yatetse ibijya ari kurya Imana ishimwe yarotaga ngo hari ibizozi yarotaga ngo yabaga hari ibiryo ngo akahita arota inzozi mbi ngo akarota ngo ari kurya inzembe n'ibitaka ariko ubu tuvugana ari kurota inzozi nziza ntiwareba ari kurya kubera imbaraga z'Imana kubera imbaraga z'amasengesho abantu iyo bari gusenga bahamanyije n'Imana umwuka w'Imana ubarimo barasenga ibintu bigakoreka mureka amagambo wewe wishingikirije ku basabu miliyoni twebwe turacari ku 2020 ariko reka mbabwire Imana igiye kuzije kutugirira neza kubera biko twayikoreye ntatinye twasengeye abantu bayo turi gusengera abantu bagakizwa ubusahizi abantu bamaze kwatura kuri telefone yanjye ni benshi Imana abantu bari kwihana pe no mu gitondo hari abantu rwose bari barimo bihana rwose kandi ibyaha bikomeye bimwe wumva niyo umuntu ashobora kuza akabwira ati rwose nari umutinganya ariko ndihana ubwo se urambwira ngo ni hehe Imana itari gukora abantu bari kwihana hariho n'uwampamagara arambwira ngo rwose mukozi w'Imana ngo ndashaka kugira ngo nanjye nshaka kugira ngo ngutegere ngo uha amafaranga uzi Kigali utambutse message ndi kubona ufite ubutumwa bukomeye cyane pe njyewe rero reka nkubwire wa muntu reka nkubwire umuhamagaro mfite njyewe nshaka ku kinyamakuru Imana yavuze ntago mpaka kugenda oya ariko rwose bantu b'Imana Irene ndabizi urasenga wafashije abantu benshi warabafashije ndabizi uradukurikirana ndabizi ikinyamakuru cyawe nacyo gerutse kwizuza miliyoni z'abantu bagukurikira rwose ukurikira ubutumwa ubwumve rwose wumve ko hari abantu bagufitisha ari kandi mukora umurimo gumwe unarebye nabi bakugaburira supaguru ugapfa
n'uwo mugore ntubukimutunze ariko rwose ikimara gufungura ubutumwa umbabarire rwose usenga uhita ufatiraho amasengesho yo gusenga urabizi uzi ko uzi neza yuko ibyanjye ntajya hano kuri izi nkoranyambaga kugira ngo namamare mu busitari. urakoze cyane. Njya nkunda kuvuga ngo nta bintu byinshi dukwiriye n'ubundi gutindaho. Icya mbere ni uko tubwira abantu bose kwihana bakareka ibyaha, abasambanyi bakareka ibyaha, abatinganyi bakabireka, ni ukuri, ndetse abagenda bakuramwo inda. Ibi bintu nabyo bimaze kuba intuza, bimaze kuba kangari. Ugasanga umuntu yigize indaya, yabona yatwise inda akagenda yihuzamo. Ni nko gufata icyaha, warangiza ukoze icyaha ukongera ukagerekaho ikindi cyaha. Ibyo bintu byarazamutse, bimaze kuba umunuko imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero abandi bamenyereye ibyaha by'ubusambanyi, barangiza niba ari umukobwa, niba ukasanga baragiye bajya kwiteza biriya bishinge bizatuma badasama, ubundi barangiza bagakora ibyaha ku neza, ubabona akagira ngo ni umukobwa aho ngaho, ariko ubundi ibintu byaracitse. Ibyo ni ibintu byazamutse bigera imbere y'Imana, biba umunuko. Igihugu cyose waba urimo ipfa kuba ari iyi si yaremwe n'Imana. Rwose wumve ko uburakari bw'Imana bukuriho, umujinya w'Imana ukuriho, umuvumo w'Imana ukuriho. Ibyo uzakora byose ujye umenya yuko Imana ikurakariye, ariko uyu mwanya nuhindukira ukihana, Imana irakubabarira. Naho ibyaha byawe ari byinshi bingana n'umusenyi wo ku nyanja, Imana irakubabarira. Reka rero tugusaba usenga Imana n'ubundi kugira ngo abazakurikira iki kiganiro bazabashe guhindukira kubw'ubutumwa dutambukije muri iki kiganiro. Karibu no gusenga Imana. Uri Imana yacu, ushoboye byose rero urakiranuka Masiya. Mana ntawakwiringiye uzakogwa n'isoni, nta n'uwagutabaje utazatabara. Ndasenze Uwiteka, nsengera abantu bawe wahamagaye bakaba baratakaje inshingano zawe. Ndasenze kugira ngo wongere ubagaruke bundi ubushasha, ubaha umwuka wera, ubaha imbaraga. Numara kubaha umwuka wera ntago basongera kugira amarari y'ubusambanyi. Numara kubaha umwuka wera ntago basongera kujya gutunga abagore hirya no hino. Mwami Imana, ndasenze kugira ngo abantu bazumva ubutumwa uzabashigikira, uzabahe guhindukira. Urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen.